harimo nanjye mu bo mfite harimo udakunda ibintu biryohereye, ariko abana benshi bakunda ibintu biryohereye. Wayikoreye umwana rero byaba ari ibya mbere. Iyi smoothie ngiye gukora ni umuntu uri buyinywe ni mukuru, niyo mpamvu imineke ntakoresheje twa tundi dutoya twa kamara. Iyo ari abana ndi buyihe nkoresha turiya tuneke dutoya. Iyo ari muri za manga zanjye, iyo ari bo ndi buyihe kubera ko dukoresha na biscuit, bo iyo ari iyabo ndi bukore nkoresha izindi biscuit. Muraho musinangiranye umwiryo wa danje, mumeze gute? Mumbwire muri comment ukuntu mumeze. Njye meze neza nta kibazo, ndahumeka umwuka w'abazima, ntabwo ndwaye, nta mu bantu tuziranye nta n'umwe urwaye, bose bameze neza. Kandi mu bantu tuziranye namwe basabu banjye murimo, nizere ko namwe mutarwaye. Abo mbasha kuvugana nabo, hari abantu nungutse benshi kubera ino channel, tuba bashuti, turavugana, ubonye message zacu bavuga ati abantu barahuye nyine baraziranye bya hatari byahe. Imana ifite ukuntu ihuriza abantu mu buryo bwayo ishaka. Hano rero muri buze kumva amajwi menshi, hari ibiryo biri impande yanjye bitetse biri gutogota, ariko nifuje kubasangiza smoothie ushobora gufata cyangwa uri umuntu mukuru cyangwa ukaba wayiha n'umwana. Kandi umwana uwo ari we wese wemerewe kurya kuva ku mezi 6, ariko mbanze mbisobanure kuva ku mezi 6 ntago wakoresha iyi mineke. Iyi mineke nta nubwo igaragara neza, tuyiguze muri quartier, twabuze nyine ahantu tugura imineke imeze neza. Iyi smoothie ngiye gukora ni umuntu uri buyinywe ni mukuru, niyo mpamvu imineke ntakoresheje twa tundi dutoya twa kamara. Iyo ari abana ndi buyihe nkoresha turiya tuneke dutoya. Iyo ari muri za manga zanjye, iyo ari bo ndi buyihe kubera ko dukoresha na biscuit, bo iyo ari iyabo ndi bukore nkoresha izindi biscuit, kuko izi biscuit ntago abana b'amezi ngira ngo ku mwana utaragira umwaka sinibaza ko zaba ari nziza cyane kuko ziba zirimo isukari. Iyo ari bo rero nzabereka, mbivuze gutya nabavanga, nzabereka bo iyo nyibakoreye ibintu byose nkoresha. Hano rero tugiye gukoresha imineke, dukoreshe biscuit, ndakoresha n'amata. Amata sindayazana hano kubera ko nayashyize muri firigo gato ngo abanza konje, ko uri buyinywe ayishaka ikonje, ashaka kumvamo akantu k'ubukonje, kandi sinshaka gushyiramo za barafu kugira ngo hatazamo amazi kandi atagomba kujyamo. Ubwo nzabereka noneho nayikoze ari iy'abana. Nzafata umwanya uhagije nkore izigera nko muri 3 cyangwa 4 icyarimwe, iyo video muyirebe. Harimo iy'abana, harimo iyi ngiyi ngiye gukora na Kama ajya yinywa. Kama we ni mukuru, afite imyaka 6, kuba yakoresha iyi mineke nta kibazo, n'izi biscuit arazemerewe. Ibi ngibi ku muntu mukuru nta kibazo. Icyiza cyayo rero, ushobora kuyinywa ukirirwa umeze neza, uba wafashe ibintu byinshi, uba ufite kime, ntago ugira inzara nyine ngo wumve uri guhungetwa, wumve nyine ngo wabaye nabi cyane. Hoya, ushobora kuyisimbuza ikintu wafataga mu gitondo. Niba wafataga umugati wenda wahaze kuwurya, kuko hari ukuntu turya ibintu tukabihaga, kurya indyo imwe birarambirana. Hari ukuntu rero ufata umugati ufite n'ibindi bintu ufata, ukagera aho ngaho nyine ukabihaga, ukabona ukavuga uti iyo aba namenyaga ibindi bintu nafataga nkahindura. Hari abantu bakunze kunywa icyayi na capati, zino bagura bisanzwe.
cyangwa bagakoresha amandazi cyangwa umugati, ariko hari ibintu byinshi ushobora gukoresha utiriwe ufata ibyo ngibyo kandi ugahindura nyine ukumva muri wowe ni byiza. Nabwo ninshobozwa nabiguze nzabereka ibintu ushobora gukoresha mu gitondo. Ubwo iyo videwo muzihangana muyirebe mufite akanya gahagije, izaba irimo utuntu n'utundi ku mafunguro ya mu gitondo agera nko muri 7, kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ari ibya mu gitondo gusa. Imana inshoboze. Twagiye rero. Mikoro ngiye kuyishyira hano. Iyi mineke mwana yanjye ntabwo ariyo nifuzaga. Iyi mineke ifite ibibazo byinshi kabisa. Iyi mineke nimba yitwa ngo kimana yawe si gros michel ni ibyo mbize. Ifite ibibazo nk'ibya nyina wabizuru. Si ubundi nyina wabizuru yavuyeho imana yawe. Nihanganira urusaku rw'abantu basudira hafi yo mu rugo bari kubaka. Ariko mushobora no kutabyumva cyane. Impamvu mba mbabwira kwihangana, hari abantu bareba nk'ikiganiro bambaye ekuteri n'ibyo bintu bikazamo bikakumena umutwe. Gukata ikintu ugiye gushyira muri blender ni byiza kuko uba urimo urayorohereza apana kubishyiramo ibintu. Usibye ko wenda umuneke uba woroshye, ariko hari nk'umuntu ujya kubona ukabona akubisemo ikintu gikomeye, ntabwo ayorohereje, byica urwembe kubi. Uwo mukobwa wanjye asigaye agwa mana yanjye kubera gukora dede. Adeline twari duhagaze gatoya kubera umwana ari gusinzira, njye nari ngize ngo aragoye ariko aragwa. Hari n'igihe agwa wenda nko kuri matera bitewe n'ahantu yari ahagaze, ariko kubera nyine kwikanga akarira. Noneho umukobwa wanjye azi no kwatsamo. Blender kandi hano nkoresheje imineke 4 kuko niyo umuntu umwe, ntabwo ndi bukoreshe ibintu byinshi.
ushaka gukora, si byiza kuyikora ngo uyibike ngo umuntu aze kuza ngo kuyinywa ngo hashize ngo amasaha angahe. Ni byiza kuyikora umuntu akahita ayinywa bikarangira bikava mu nzira, nibyo byiza. Bari ibintu byo kujya kuyibika ikarambirana. Rero naguze ikarito ya biscuit, nasanze kugura kuri detaye bihembesha, ahubwo ngewe ngura nyinshi, ngura agakarito kugira ngo nyine bijye binyorohera, nibwo uba udahenzwe. Biscuit ngiye gukoresha 6. Oi, Talha, bite? Isso. Izi biscuit ziraryoha, ziraryoha bya hatari. Ikiri rimwe nibyo byoroshye. Uyu mukasi ndi gukoresha ntabwo ari uwo mu gikoni, hari umukasi nyine yabugenewe yo gukoresha mu gikoni, murayizi. Ngewe rero ntawo mfite, ariko uyu nguyu nta n'ikindi kintu ukora usibye kumfasha gukata nk'ibi bishashi, udushashi tw'amata, turiya mata nyine aba ari mu gashashi. Ariko nimbyiruka nzagura umukasi wo mu gikoni. Ko zibaye nyinshi, iyindi ntabwo ngishyiramo kuko zibaye nyinshi. Hagezweho umwanya wo gushyiramo amata. Ni byiza ko umuntu ashyiramo amata makeya, nyuma akaza kongera ayandi bitewe nuko yifuza ko byaba bifashe. Tambuka neza. Umunyu. Okay, komanda shyira. Ngiye ku brandinga.
ngiye kuburendinga umuneke, amata na biscuit. Nari nababwiye 6 ariko nabonye ari nyinshi. Nagabanyije n'amata nashyizemo makeya, nimbona bifasha cyane kurenza uko mbyifuza ndongeramo amata. Blender nanjye nayiguye kunyuzamo gutya leta bigenda neza. Umva ukuntu ndi guhondagura. Kongeramo amata birafasha cyane. Biscuit ngiye kuyongeramo ahubwo cyagiye nuko byari bigeze nabonaga byabaye byinshi cyane ariko nta bwinshi. Biscuit nyongeyemo nongeramo n'amata makeya cyane. Birafashe kandi bimeze neza. Ubundi iki gikombe nakabaye nashyizemo ubuki cyangwa shokora ariko imwe isukika. Ariko muri ibyo byombi nta na kimwe mfite. Iyo ubishyizemo ubona harimo akadekorasiyo keza cyane, noneho kuri ibi bisa beje bigahura n'ako gashokora uhita ubona ari byiza. Ibimeze neza. Ibimeze neza byahatari namwe muzayigerageze. Iraryohereye, udakunda ibintu biryohereye apana. Abana rero benshi harimo nanjye mu bo mfite harimo udakunda ibintu biryohereye, ariko abana benshi bakunda ibintu biryohereye. Wayikoreye umwana rero byaba ari ibya mbere. Utu tuntu tw'umukara mubonamo ni ya mineke. Urakireneri ni
ni ya mineke mwabonyemo, iriya mineke mwabonye ntabwo yari myiza. Utu tuntu tw'umukara ni utwayo. Ubutaha rero nzakora iy'abana mfite utuntu twose murebe bizaba bimeze neza. Mwakoze rero kunkurikira, nirukankaga gutya. Imana ibamere umugisha. Bye.